kandi Imana impaye ubundi butumwa bwiza cyane kandi ubutumwa bwihuse. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 11 umurongo waho wa 13 duhere kuri 11, ariko ijambo nshaka cyane haravuga ngo iminsi 3 n'igice ishize umwuka w'ubugingo ava ku Mana araza yinjira muri abo bantu, ngo hanyuma ngo bahera ko bumva ijwi ribahamagara babwira ngo nimuzamuke muze hano. Bahera ko barazamuka, ngo ubwoba bwinshi butera ababibonye. Haleluya. Ndiho ndasenga Imana muri aya masaha ya saa moya. Imana hari ikintu imbwiye. Imana irambwiye ngo igiye gukora ibintu bikomeye mu minsi 3 n'igice. Muri iyi minsi 3 ubu igice ni iki ngiki. Iminsi 3 n'uguhera ejo kugeza ku wa gatatu, uba ari iminsi 3. Hari ibintu Imana igiye gutangira gukora ku buzima bwawe. Ibyari byarananiranye bigiye gutangira gukunda, ibyari byaragucanze bigiye gucangurwa. Ikimenyetso wari warabuze ugiye kukibona, imbaraga wari warabuze ugiye kuzibona, agakiza wari warataye ugiye kugatoragura, kwambara wari warataye ugiye kwambara, kurya wari warabuze ugiye kurya, kubaka byari byarakunaniye ugiye kubaka, kubaho kwari kwanze ugiye kubaho, kurwara wari urwaye ugiye gukira. Nvuga ngo hari imbaraga zigiye kumanuka zize zinjire muri wowe, hanyuma zikora imirimo n'ibitangaza. Imana irambwira ngo igiye kugirana nawe isezerano bundi bushya. Bwana Yesu asifiwe. Irongera irambwira ngo nkubwira ngo kandi ibitero byaguhirikaga cyangwa se ibitero byakurwanyaga bigiye guhunga, bigiye kuva mu nzira yawe. Bigiye kuva mu nzira yawe, utangira ugende neza, utangira ugende wemye. Bwana Yesu asifiwe. Imana irambwira ngo hari ibintu bigiye gukoreka ku buzima bwawe, ngo utangire gushima Imana, utangire usenga isengesho ryo gushima. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana yuko hari ibintu igiye gukora ku buzima bwacu. Ibyo twabonaga bidashoboka bigiye gushoboka, ibyo twabonaga bikwanga bigiye kwemera, ibyo twabonaga twebwe ubwacu tutashobora Imana igiye kubishobora mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndimo numva nshaka kugira ngo nongere nsengane n'ubuzima bwawe. Imana irambwiye ngo nyuma y'iminsi 3 n'igice hari ibintu bigiye gukoreka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana y'icubahiro, uri Imana yubaka ingo, uri Imana ikomeza ingo, uri Imana itanga akazi, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana igabura, uri Imana yambika, uri Imana itanga icubahiro mu izina rya Yesu. Uri Imana iburana imanza katika jina la Yesu. Ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abanyarwanda bari mu gihugu cya Uganda, ndasengera abanyarwanda bari mu gihugu cya Kenya, ndasengera abanyarwanda bari mu gihugu cy'Ububiligi, ndasengera abanyarwanda, ndasengera abarundi, ndasengera abanyekongo, ndasengera abanyakenya, ndasengera abanyetanzania katika jina la Yesu. Ndasengera mwami abari muri Canada, ndasengera abari mu Bwongereza mu izina rya Yesu. Ndasengera buri wese ahari, abari muri Suwede, abari muri Malawi, abari Mozambique, abari Zambia. Ndabasengera buri wese atangire yakira imbaraga, buri wese atangire yakira imbaraga zo kubaho, buri wese atangire yakira imbaraga zo kubohoka mu izina rya Yesu. Abari bafite icyifuzo cy'uko abateza intambwe, reka bateze intambwe. Abari bafite icyifuzo cy'uko abereka ikimenyetso cy'ibyiza, Dawidi arasenga aravuga ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe mu izina rya Yesu. Ndasenga kugira ngo ubereke ikimenyetso mu izina rya Yesu katika jina la Yesu. Buri mwuka wose wari waricariye ibyaha, buri mwuka wose wari warashikamiye ibyaha mu izina rya Yesu, nutangire ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nutangire ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Batangire bace mu nzira igororotse, batangire bace mu nzira nzima mu izina rya Yesu. Umwijima uri mu byaha utangire uhunge mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zitangire zigaragara ubuzima bwawe, imbaraga zawe zitangire zigaragare kuri bo mu izina rya Yesu. Igitinyiro cyawe reka kigaragare kuri bo, ubwiza bwawe reka bugaragare kuri bo mu izina rya Yesu. Uhereye none wari urwaye umutwe niyakire gukira, wari urwaye umugongo niyakire gukira, wari urwaye amaguru niyakire gukira, wari urwaye malariya niyakire gukira, wari urwaye sida niyakire gukira, wari urwaye diyabete niyakire gukira, wari urwaye kanseri niyakire gukira mu izina rya Yesu. Wari urwaye abadayimoni niyakire gukira, abumvaga amajwi babahamagara niyakire gukira, abarwaje abantu kwa muganga nibakire gukira, abafite abantu bafunzwe nibakire gufungurwa mu izina rya Yesu. Ndahanura mwami mu izina rya Yesu, nyihanura batangire bumva imbaraga, nyihanura batangire bakorerwa imirimo
mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose witambika mu mibereho yawe utangirire ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bimenyekane kuri Imana, bimenyekane ko ukomeye, bimenyekane kuvuga, bimenyekane kutegeka mu izina rya Yesu. Icyubahiro cyawe nikigaragare kuri bo, icyubahiro cyawe nikigaragare kuri bo, icyubahiro cyawe nikigaragare kuri bo, icyubahiro cyawe nikigaragare kuri bo. Uhereye none ukageza iteka ryose bigaragare kuri Imana, bimenyekane kuri Imana. Urakoze mwami Imana, urakoze ko ugiye gukora imirimo n'ibitangaza, urakoze ko tugiye kwinjira mu gihe cy'amashimwe, urakoze ko tugiye gutangira gushima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwami uyu muntu muri Australia, reka agubwe neza, reka yambare icyubahiro cyawe, reka yakire umwuka wera, reka yakire imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Uyu muntu uri muri Canada, uyu muntu uri mu Bwongereza, niyakire kubaho. Uyu muntu uri mu Bufaransa, mu izina rya Yesu niyakire kubaho. Uyu muntu uri muri Uganda, uyu muntu uri muri Kenya, buri umwe wese uri mu Rwanda ndetse no mu Burundi, buri muntu wese ahari yakire imbaraga z'igitangaza, atangire yakire gushima. Urakoze mwami ko bishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye bisabye nizeye, amen, amen. Imana iguhe umugisha.